Mwiriwe neza mwebwe dukomeje kubana umunsi ku munsi mu nkuru zacu zigiye zitandukanye. Uyu munsi twagiye muri politike nuko kwiyamamaza biri kugenda cyane cyane ku bakandida baharanira kwiyamamaza ku mwanya wa perezida. Uyu munsi tugiye kuganira cyane kuri Dr. Habineza aho yikomye cyangwa yasabye ko njyanama y'akarere yakwegura y'akarere ka Ngoma. Hari kuri itariki ya 24 Kamena aho iri shyaka ryateguye kwiyamamaza mu karere ka Ngoma, hari ku munsi wa gatatu w'ibikorwa byabo byo kwiyamamaza. Mu kiganiro abayobozi b'ishyaka bagiranye n'itangazamakuru hari kuri uyu wa kabiri tariki 2 Nyakanga, Dr. Habineza yagarutse ku ishusho rusange y'ibikorwa byabo biri kugenda bikorwa, kugenda ahera ku munsi wa mbere wa kabiri arakomeza birangira rero avuze ko muri rusange ibikorwa byabo byo kwiyamamaza byatangiye bisa nkaho bigoranye, ariko ko iminsi iri kugenda igenda biri kugenda bigenda neza. Yagize ati kwiyamamaza twabitangiye bigoranye, ariko ko iminsi igenda bigenda bisobanuka. Twatengushywe gusa n'akarere ka Ngoma. Aka karere rero kabatengushye gute? Gusa wenda yanavuze ko ahandi ho urebye byagenze neza, nta kibazo na kimwe bigeze bahagirira. Muri aka karere rero uko byagenze, ishyaka Green Party rinenga cyane ku munsi ryahawe kwiyamamaza. Ubuyobozi bw'akarere bwirengagije nkana amabwiriza yose ya komisiyo y'igihugu y'amatora, butegura ibindi bikorwa byo kwamamaza abakandida ba FPR Inkotanyi, ndetse bunategura inama bitunguranye. Urumva hano bari babahaye umunsi wo kwiyamamaza muri ishyaka rya Dr. Habineza, barangije banapanga ibindi bikorwa. Ushobora kuba ari n'icyo ngicyo kiri gutuma babanenga. Umunyabanga mukuru wa Green Party Honorable Jean Claude Ntezimana ari nawe ushinzwe ibikorwa byo kwamamaza muri iri shyaka, yagize ati aho bitagenze neza ni muri Ngoma, habayeho guhuza gahunda n'imitwe ibiri. Abandi nabo baje kwiyamamaza hafi y'ahantu twari turi, ndetse bashyiraho n'indangururamajwi zihamagarira abaturage kwitabira inama itunguranye, kandi bari bazi ko uwo munsi twawusabye ndetse bari baranawuhawe. Dr. Habineza yavuze ko kubangamirwa bitabaye inshuro imwe muri aka karere, ndetse ivuga ko ibikorwa byo kwiyamamaza ndetse n'amatora nyirizina nibirangira bazakurikiranwa. Dr. Habineza yagize ati akarere ka Ngoma wagira ngo harimo umuzimu, si ubwa mbere, ariko ntabwo bizarangirira. Niduhuguka tuzabikurikirana. Turifuza ko inama njyanama yose yegura ikavanwaho, uretse mu karere ka Ngoma kandi no mu karere ka Ngororero. Ubwo iri shyaka ryahiyamamarizaga hagaragaye abaturage bari bitwaje ibindi birango by'indi mitwe ya politiki, ndetse banaririmba indirimbo zabo. Urumva akavuyo kabereye kwa kundi mujya gukora ikintu hakaza abandi bashaka kubaderanja bakajya bazanamo ibyabo, urumva bashaka kuburizamo ibyo bari bateguye. Dr. Habineza yagiranye ikiganiro n'itangazamakuru. Muri rusange yavuze ko iri shyaka rigaragaza ko rigereranyije no muri 2017 kwiyamamaza ukuntu byagenze. Kuri iyi nshuro ryarushijeho kunguka abarwanashyaka, kandi abaturage bakaba bararushijeho kurikunda no kwitabira kuza kumva imigabo n'imigambi yaryo. Ikindi Dr. Habineza yavuze ko kuri iyi nshuro cyane iyo basuhuza abaturage ubona babakirana urugwiro rukomeye cyane, ndetse abaturage bababwira ko babakunda cyane, ni wowe tuzatora n'ibindi byinshi bishimishije. Bumva ko hari ibintu byinshi bagenda bashimira. Akomeza agira ati ikindi nagarukaho, abaturage baza kutureba, niba nabaza bizanye kuko baje gukurikirana. Kugeza ubu
ishyaka rya Green Party rimaze kuzenguruka mu turere 15 bikaba biteganyijwe ko rizazenguruka utundi turere 15 dusigaye. Bagomba kujya mu turere 30. Hasigaye iminsi 11 yo kwiyamamaza ariko bari guteganya ko bizarangira. Amahirwe masa kuri iri shyaka rero niko natwasoza tubifuriza bakomeza ibikorwa byabo byaguke kandi naho bazajya bazanyabuna mu gihe mwumvikanye cyangwa hari ibyo mwateguranye ntimukajye mubatenguha. Ubwo abayobozi bumvireho nyine babishinzwe ntibagate bumva komisiyo ibifite ibyo yemereye abantu biyamamaza. Mwakoze kudukurikirana, Imana ibarinde. Tubibutse ko mushobora gukora subscribe, hari n'igitekerezo cyangwa uko mubona twahindura ibyo dukora mwatwandikira muri comment cyangwa mukadusangiza muciye ku mbuga zacu nkoranyambaga. Ciao ciao, Imana ibarinde.